hamwe ijambo ry'Imana, fatanirize hamwe kumva amagambo y'Imana ari muri Yesaya ibice 55 umurongo waho wa 3. Mutege amatwi muze aho ndi, munyumve ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, niryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Amen. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Uyu Dawidi yari umwana w'umuhererezi mu muryango kwa Yesayi. Dawidi yagaragaraga nk'insuzugurwa, ariko igihe kimwe uw'Imana yimitse Sawuli aza kugomera Uwiteka. Sawuli Imana yamutumye kurimbura Abemeleki, iramubwira ngo ubarimbure ntusigaze n'ikintu na kimwe. Sawuli agezeyo ararimbura, ariko yirokorera inyamibwa. Uwiteka aramubaza ngo uko gutamatama numva mu matwi yanjye nukwiki? Sawuli aravuga ati narokoye inyamibwa nziza zo kugutambira ibitambo. Imana yacu nishimwe. Uwiteka arakarira Sawuli amuca ku ngoma, arangije yimika Dawidi umuhererezi kwa Yesayi. Imana yacu nishimwe. Irangije imusezeranya imbabazi zidahwema. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Muri aka kanya muzaniye inkuru nziza ivuga ngo ngwino ku Uwiteka, sanga Uwiteka ahari, umucira bugufi, ubundi wirebere kugira neza kw'Imana. Dawidi nguyu Imana yaramwimitse umwuga ari umushumba, nyuma imugira ukomeye. Niba Uwiteka yarakwimikishije amavuta akaguha agakiza ke, ni iki kiguteye ubwoba? Kuko Imana ariyo kwizerwa kandi Imana ikaba ariyo kwiringirwa. Nimba warayihisemo, ni iki kiguteye ubwoba? Nta na kimwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana iravuze ngo uyu munsi irasezerana nawe isezerano, niwemera ukayizaho ukayumvira ukaza ku Uwiteka ngo arasezerana nawe isezerano, arizo mbabazi ze zidahwema. Imana yacu ishimwe. Uwiteka asezeranye nawe isezerano, azakugirira imbabazi mu minsi yawe yo kubaho kose kugeza iteka ryose. Usabwa no kumwumvira, usabwa no kumvira Uwiteka ibyo gusaba. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ibisigaye duharire kuko ashoboye byose. Yabwiye Mose ngo ndiko niryo zina rye. Ni Imana yahozeho, ni Imana iriho, kandi ni Imana izahoraho. Ntajya ananirwa. Imana yacu ntiyananirwa. Imana yacu ntigisubira inyuma urugamba ruhinanye, ahubwo iyo itabaye itabarukana intsinzi. Imana yacu nishimwe. Nta kintu na kimwe kirimo kudutera ubwoba. Satani yarwanye urugamba, arwana ishyari yaravuye Imana w'umuntu. Imana nayo intambara kiyagutera, kandi Imana yaratsinze Satani. Ubu biramutsinze, ubundi izakomeza imutsinde kugeza iteka ryose. Imana izarwanira umuntu iminsi yo kubaho yo kose. Imana yacu turamushima Imana data wa twese. Imana yiyeretse Eliya